bafite aho babariza ibibazo byasizwe n'inkiko gacaca. Urugero n'urw'abaturage bo mu murenge wa Rusiga mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Bafite ikibazo cy'uko buri muturage wese cyangwa se buri rugo agomba gutanga ibihumbi 500 kugira ngo hishyurwe imitungo cyangwa se ibyangijwe muri jenoside. Abarezwe muri gacaca mu gihe batarimo kugaragara. Iki kibazo bakigejeje kuri Minijiste basaba kujurira, ariko bakibaza uburyo bajurira batarigeze baregwa cyangwa se badafite umwanzuro w'urukiko. Abaturage rero barimo kwibaza aho bazabariza ibibazo byasizwe n'inkiko gacaca, cyane ko niyo tugerageje kuvugisha Minijiste itagitangaho ubusobanuro burambuye. Ikibazo cyo nicyo kugera muri Minijiste. Ikibazo cyaba gihari nuko Minijiste yaba itabisobanura neza cyangwa zimya microphone. Nari mfiteho ikindi kibazo gito kigufi cyane. Bibazo urangize. Murakoze cyane. Ni ikibazo cy'abashoramari bashora imari mu Rwanda. Bashora imari mu Rwanda nibyo tukabona amafaranga, ariko ubuzima bw'abantu bahabwa akazi muri iriya mirimo y'abashoramari busa naho hari abafatwa nk'abacakara. Urugero ndarutanga kuri kampani imwe yubaka amazu hano mu Gacuriro. Umunyarwanda umwe yasewe n'imashini igihe yari ari mu kazi. Bivugwa ko iyo mashini ishobora kuba yakoreshejwe n'umwe muri iriya kampani akamusya ku bushake. Hadaciye iminsi undi nanone arahakubitirwa. Iyo ugerageje kuvugana n'ibigo byahaye abo bashoramari akazi cyangwa se baje gushoramo imari, ntabwo baguha ubusobanuro burambuye ku cyakorwa wenda kugira ngo ubuzima bw'abantu bukomeze kubungwabungwa. Ikibazo nari mfite ndibaza nti aho wenda ntabwo twaba dushaka amafaranga, ariko ubuzima bw'abantu ntibugende neza. Ntabwo ari byo. Murakoze. Ntugatangire utekereza nabi, utangire utekereza neza, hanyuma biganishe ku nibyanga bikaba bibire n'ubone kugira ikibazo. Ku cyambere bikandangize aho kubariza ni muri Minijiste nkuko babikoze. Ikibazo niba ari Minijiste kubera ko idatanga ibisobanuro bihagije, ubwo tuzareba Minijiste itanga ibisobanuro bihagije. Naho nta handi bikwiriye kuba bijya gusobanurirwa atari aho ngaho. Ubwo ibyo bibazo bindi bisigaye Minijiste izatanga inama uko byakemurwa, hanyuma ubwo natwe twese tuzamenya niba hari aho twafasha, uko twafasha. Ndibwira ko ari iyo. Icya kabiri, icyo kibazo cya kabiri wari uvuze, abagiriwe nabi nabo ba investors, naho hari aho bakwiriye kuba batwara ibirego. Ahantu hambere bari bakwiye no kujya ni muri polisi ahubwo, cyangwa n'ahandi mu nzego z'ubutabera. Ntabwo ari ukujya kubwira abo bandi, abo bashoramari. Iby'uko rero umushoramari yakora nabi ntaho bihuriye n'abantu gukunda amafaranga cyangwa iki. Abantu bakora nabi nyine ku mpamvu zitandukanye. Ikibazo iyo cyamenyekanye gikwiriye gukemuka. Ariko urumva birasa nkaho ntaho bagitwaye. Niba maragitwaye mu bapolisi bakabirukana cyangwa bakabura ngo ari umushoramari wabikoze ntacyo twakora, cyangwa mu bundi butabera, ubwo twasuzuma abapolisi nabo bagomba kuba bari bafite ikibazo. Naho byatangaza kumva ko hari abantu baba bashoramari cyangwa n'abandi abari bose bagirira abantu nabi, abantu bakabura babarenganura. Icyo ni ikibazo ubwo cyaba ari icyacu. Ikibazo cyacu ntabwo ari ikibazo cy'abashoramari, kuko umushoramari niba yanagize nabi ntabwo yabuza inzego zacu gukurikirana urubanza nk'urwo ngurwo kugira ngo
uwarenganijwe arenganurwe. Ntabwo ikibazo cyaba ari abashoramari bo bashyirwa ku murongo n'amategeko uko bikwiriye. Kuba bidakorwa ni inshingano yacu, ni ikibazo cyacu cya inzego zacu ko zaba zitujuje inshingano. Ariko ubwo ndibwira ko niba izo kazizwi mukwiriye kuzigeza aho zikwiriye kuba zigera, n'abandi bari hano bo mu zindi nzego zitandukanye ndizera ko babyumvise. Yes, Shyaka. Your back seat and rest. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Cleophas Barore and umunyamakuru muri RBA. Mfite utubazo tubiri. So RBA, you are doubling here. I'm seeing another RBA here, just asked, and then you wabajije kamwe tukara. Reka mbaze kamwe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hirya no hino iyo tugenda tubona hari igikorwa cyiza cyo kwagura imihanda, aho bagiye bashinga amapoto bigaragara ko bashaka kwagura imihanda kandi ni byiza. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abaturage baturiye iyo mihanda ku metero zigera muri 11, ubwo butaka bari basanzwe babubaruweho mbere baranabusorera, uyu munsi ariko ntibemerewe kubukoresha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abaturage y'umuganira baravuga batese tuzakomeza gusorera ubutaka tutemerewe gukoresha. Ikibazo cyabo mumva cyakemuka gute Your Excellency? Barabusorera? Kuko bukibanditseho. No, ubundi ariko hari ubutaka hafi n'umuhanda bukwiriye kuba butari ubw'umuntu. Sinzi impamvu bidakurikizwa, ariko abantu bareba neza amategeko. Niba ubundi harimo kwica amategeko ku mpande zombi. Hari ubwo abantu nabo batura mu ntambwe zidakwiriye kuba ziturwamo, ubwo bawisha amategeko. Aho ngaho basoresha abantu ubutaka badakwiye kuba basorera, nabyo no kwica amategeko. So inzego zacu zikwiye kubisuzuma bigakiranuka. Tuzabikurikirana turebe ikibazo cyari cyo tubikemure. Want to go again? Nitwa Bazil Rwimana, nkorera Family TV. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, guhera ku nshuro ya 20 mu Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi bizajya byizirizwa ku rwego rw'igihugu nyuma y'imyaka 5. Muri ya myaka 4 abanyarwanda bategereje ko byongera kwibukwa ku rwego rw'igihugu. Ntabwo bishobora guhabwa agaciro gake abo mu baturage cyangwa se babandi bagihakana jenoside bakabona ingufu zo kuvuga ko agaciro gake kafuse he. Nabwo bisa neza ikibazo. Guhera ku nshuro ya 21 kwibuka jenoside bizaba bikorwa ku rwego rw'igihugu nyuma y'imyaka 5. Mu yindi myaka bizaba bikorwa ku midugudu cyangwa se ntabwo ari byo ariko biko oya ugomba ko arabyumvise nawe. Kwibuka ku rwego rw'igihugu, urundi rwego se rutari rw'igihugu n'uruhe? Ahubwo ni ku rwego rw'igihugu mu buryo butandukanye. Naho ntabwo ibintu byose ni mu rwego rw'igihugu. Byaba bitari mu rwego rw'igihugu se itariki 7 z'ukwezi kwa 4 bikaba ari ikiruhuko, bikaba ari umwanya cyangwa iyo period kabiriho inanditswe no kuri kalenda ko ntabwo byaba ari ku rwego bitari urwego rw'igihugu, ntabwo byabaho. So byose ni ku rwego rw'igihugu, ahubwo ni mu buryo butandukanye, ndetse bifite agaciro kabyo, aho bijya ku nzego za buri mu gihugu hose. Ahubwo nge nibwira ko bifite agaciro kabyo. Ni uburyo butandukanye gusa, ni different kinds of ways of management, but it's not ntabwo ari byavuyeho, niko mbyumvaje. Narifite n'ikindi kibazo cya kabiri. Igihugu cya Zambia ni kimwe mu bihugu bigifite abanyarwanda bagiye bitwa impunzi, ariko irebye impande zombi, yaba uruhande rw'u Rwanda n'urwa Tanzania, harimo haragaragara ubushake bw'uko abanyarwanda bagaruka mu gihugu cyabo. Ariko ugasanga ikibazo cyari kuri bo, usanga batarabishaka. Haba hari ikindi leta y'u Rwanda iteganya gukora ku byo yakoze kugira ngo bashobore kuba bataha? Icyo u Rwanda ruteganya no gukomeza kuvugana n'ibihugu bibacumbikiye n'abanyarwanda ubwabo.
turakomeza kuvugana uko ibintu bimwe bitwara igihe, bitwara gusobanura, bitwara ingero, bisaba ingero n'ibindi nk'ibyo. So nta no gukomeza gukurikirana ku mpande zombi abantu ubwabo n'ibyo bihugu barimo, nibyo tugerageza gukora. So if you are happy then Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Philibert Hagengimana, nkorera igihe.com. Kuva mu mpera z'umwaka ushize habayeho inkundura y'iyegura ry'abameyors, ndetse bamwe bari no gukurikiranwa mu nkiko, ariko kuri bamwe bisa naho bitari binatunguranye kuko meya ubu nta manda agira, bivuze ko ukoze neza ashobora no kuba meya uhoraho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, na meya nta manda bagira. ngira ngo ariko reka tujye ku kibazo cyawe cyari iki. nagira ngo mbaze niba nta buryo bushoboka ko nabo bashyirirwaho manda ku buryo bitazajya manda ubundi ziriho, ufite ibihe bagenda manda uvuga cyangwa ni limits uvuga nyirawo. Yes, kuzifunga ku buryo bashyirwaho manda umubare uzwi nabo, kubera icyo byungura niye. Nibaza ko bitazajya bituma meya agomba gutegereza igihe azategereza kwinubirwa kugira ngo abone kuva. Oya, ariko ntabwo ugomba gutegereza, ahubwo niyo mpamvu n'ibyo byashobotse. Navuga abo ba meya wavugaga bavanyweho, begujwe, abandi ntabwo byagombye gutegereza manda, ntaho bihuriye na manda. Bahagaritswe cyangwa bakurikiranwe n'inkiko na manda zabo zitararangira. Ndavuga gushyiraho term limits, ndumva ntaho bikemura icyo kibazo. Kuko niyo bari barimo ntiyanarangiye, ahubwo kubera ko bagombye gukurikiranwa aho ikibazo kigaragariye. Ikibazo iyo kigaragaye ukirimo arakurikiranwa. So ibyo gushyiraho term limit ntacyo byongeraho kuri mayors. Ndagerageza kumva icyo utekereza byakungura hagiyeho term limit, nabo ndacyumva neza, cyangwa ntabwo ikibazo cyangwa nicyo utacyumva hari. Urumva icyo mbaza, icyo mvuga? Meya reka tuvuge ngo umushyiriyeho ko akora manda ebyiri, sibyo? Yakora ikibazo, yagira ikibazo nk'iki agomba gukurikiranwaho mu manda ya mbere cyangwa ya kabiri, arakurikiranwa. Niyo yagira iya gatatu arakurikiranwa. So kuzigabanya, keretse uvuze uti aba banyabyaha bajye bahabwa manda ebyiri, ubwo no kuvuga ngo wakoze judgment mbere y'uko baba na ba mayors. Urumva icyo mvuga? Gukurikiranwa nta hantu mbifiteho ikibazo kubyo uvuga. Aho mfite ikibazo ntarumva neza ni manda, kuko abo noneho niba navuga uti manda iyo zirenze ebyiri bituma bagira appetite y'ibibazo batari bafite. Ibintu bibiri, abenshi bakurikiranwe ba mayors abangaba ntabwo ari abamaze igihe kinini. So ntabwo icyo cyaba ari igisobanuro. Icya kabiri, naho bazagirira appetite yo gukora ibyo byaha bazahanwa, bavanweho. Ntabwo rero ndumva term limit icyo yatwungura, ariko icyangombwa aho ukoreye icyaha kwe gukurikirana, waba uri mu manda ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Sibyo? urabona cyakora bijyanye n'aya manda zindi
ubu nanjye ndimo ndahanirwa icyaha ntarakora ariko mutegereje nkakora icyaha mukampana naho mugiye kumpana nta n'icyaha ndakora muranyishyuza ibyata muri mitsingi ntararangiza n'izanjye mwampaye ngiye kubyishyurira. Anyone who hasn't asked a question maybe then Murakoze nyakubahwa perezida, nitwa Solange Umurerwa, ndi umunyamakuru wa KFM. Mu minsi ishize hari umunyemari wapfuye witwa Rwigara Paul, umuryango wiwe ubandikira ibaruwa ngira ngo basaba ko ngo mwabafasha kugira ngo babashe gukorwa iperereza. Ndashaka kubabaza niba hari igisubizo mwarigeze mubaha. Twarakibahaye, babonanye na minisitiri y'uyu mu presence office bo muryango baje kuboreba. Baraje ariko babanje kujya kureba RFI, bareba kandi BBC, ari ubwo ibintu byo mu Rwanda biragoranye nyine, ntabwo nzi icyo babanje kujya kureba muri BBC na RFI ariko RFI ushobora kuba yaranabibavugiye bataranagerayo bo kubera ko bakurikirana ibibazo bya hano cyane bakabyita inyito bashatse kurusha iyi iriyo. Ibyo nabyo niyo si tubamo, ubwo dutwara ibintu uko bimeze, ariko baje kureba minisitiri. Yes. Thank you very much, Stéphanie Aglietti from AFP and RFI. Sorry? I was just introducing me. I just wanted to have a precision on Israel migrant part. There is no more precision than what I gave. But I didn't understand. Do there is an agreement between Rwanda and Israel, and are you? I'm saying there is no precision more than what I gave. Take what I gave you. What I didn't give you, what are you taking? Take that. What I gave you as clear. I think that is the best way. Were you following what I was explaining about that? Yeah, but I don't want to write any mistakes, so it was not clear to me. That's why I'm asking just for clarification. Oh, you're right that it was not clear. You won't have made a mistake. If you say what I said was not clear. I won't. But no. Good. Okay, so I think maybe if everybody is happy, then thank you very much.